Ujya wibaza akamaro ka siporo mu buzima bwawe. Wari uzi ko siporo ikurinda stress yaba ari zo mu rugo cyangwa ku kazi, bigatuma akazi kagenda neza? Wari uzi ko siporo ituma amaraso agenda neza mu mubiri? Muri iki kiganiro tuzatubereka imyitozo itandukanye, yaba ari wakorera mu rugo cyangwa muri gym. Hanyuma tugire n'umutumirwa uza akatuganiriza ku byo yagezeho, natwe tukaba twamwigiraho. Iki kiganiro wagisanga kuri YouTube kuri channel yitwa La Fotoria Magazine. Ibyo kibagezaho nitwa DJ Rembo. Uyu munsi rero tugiye gukora ku gice cyitwa abdomen, igice cyo kumva. Turakora ahangaha plank, ahangaha imbere, hano ku ruhande na hano inyuma. Ikiza cya abdomen rero, icyambere cyo gituma uba fit, akambara imyenda ukaberwa, wagenda mu nzu umeze neza, ubona numva ufite imbaraga kandi utaruha. Wirinda kumanura umugongo cyane kugira ngo utavunika, cyangwa kuzamura cyane, uzamuye cyane nanone nta kintu urimo urakora. Tubanje uruhande rwa mbere rw'urubavu, umunota umwe nushira turi bujye ku rundi ruhande tutaruhutse. Dukomeze gutyo mu gihe kugeza igihe cy'iminota 6. Nawe ugerageze ukora uko ushoboye. Esprit.
uyu mwitozo rero tumaze gukora wa hano ku mbavu kuri ba bantu mujya mugira ikibazo cyo kugira ibicece mu kumva birabaremye cyane biba gukorera umuti gukora ahangaha gusa ntabwo bihagije burya igicece gihera ahangaha iyo ushaka kugikuraho cyose birasaba ko dukora n'aho inyuma uraza guhindukira umere nk'ugaramye uzamura amaboko n'iki gice cyose cy'imbere ubikore mu gihe cy'umunota umwe uraza kuzamura kino gihimba cyose kijya hejuru cyane hejuru hashoboka ushaka kwibutsa akamaro ka abdomino ko kuri ba bagore cyangwa abagabo mwambara imyenda mukabona itababereye hano abdomino zituma umera neza wakambura ukabona uraberewe wagiye kuri seti ya nyuma wibuke kuzamura igihimba birashoboka uko mwabibonye rero umunsi twakoze session 3 ndakeka zihagije ugiye ukora buri munsi ukazimenyera mu gihe cy'ukwezi nk'uko nakubwiye waba umeze neza tubatumire ikindi gice kigiye kujyaho cyane interview aho twakira umutumirwa wacu twongeye kubakira mu kiganiro cyacu rero aho tugeze mu gice twakiramo umutumirwa uyu munsi rero turi kumwe n'umukobwa mwiza cyane watangira wibwira nitwa Krista ariko nkaba nkoresha Krista Fit Lady kuri Instagram ese Krista siporo mu buzima bwawe isobanuye iki siporo rero burya muri rusange isobanuye ibintu byinshi biterwa n'uko umuntu ayumva ariko wenda mvuze muri rusange nuko siporo iturinda indwara nyinshi zitandukanye nk'urugero hari igihe umuntu umva ngo yagize ibicurane cyangwa se afite utuanjine ati reka mbanze nce muri gym ndavayo nakize mbo wenda ikindi navuga turiyeho muri rusange nuko abantu dukora siporo kugira tugabanye ibiro ko abantu bumva bari uncomfortable iyo wenda yarengeje ibiro yarasanzwe nyine afite akavuga reka njye muri siporo ngabanye ibiro ikindi navuga nuko siporo ni nziza ku muntu ukora siporo yumva afite imbaraga mu mubiri noneho n'ikindi imara stress ku buryo hari abantu bajya mu kazi akavayo yumva mu mutwe bitameze neza ariko yakora siporo akajya mu rugo akaryama agasinzira neza so wenda nk'ikindi cya nyuma navuga nuko umuntu ukora siporo ubundi ntabwo asaza vuba sinzi niba ibyo bintu ubizi ahubwo ndabimenye rero mpamvu asaza nibyo iyo umuntu akora siporo ntabwo asaza vuba
hari ingero nyinshi nk'iz'abasitari tugenda dukurikirana. Urabona nk'uyu mugore Jennifer Lopez ashobora kuba ageze nk'imyaka 55, ariko iyo umukurikiranye cyangwa ukumva ibiganiro bye nta kindi gituma ubona uruhu rwe rumeze neza cyangwa se afite imbaraga, ni siporo, akora siporo nyinshi cyane. Ubu bimazemo igihe kingana iki ibintu bya siporo? Mbimazemo nk'imyaka 4, uyu mwaka ni wa 5, ariko iyo myaka 4 natangiye bisanzwe nk'uko n'abandi batangira siporo, mfite abantu bantoza bigeraho ndabikunda cyane. Noneho uyu mwaka nibwo natangiye kwiga kuba personal training. Cyo kintu gituma udacika intege. Umuntu yagitangira gukora siporo agira ibintu byinshi bimuca intege, cyane cyane nk'uko ubura n'imyitozo ikomeye cyane, ukumva ucitse intege. Ariko njye ntabwo nigeze ncika intege kuko natangiye kumva ari ibintu nkunze. Ubundi siporo ni nko gukunda umuntu niko nabivuga. Njye rero nabigiyemo ndabikunda kubera ko hari ibintu byinshi nabonaga nyine yamperezaga kandi nari nkeneye. Niyo mpamvu rero nigeze ncika intege, nyine ndakomeza kugira ngo nyine ngere hahandi njyewe nifuza kugera. Nk'ubu se umuntu utarabijyamo wifuza ariko akumva arimo kujijinganya, wamugiriye inama? Urabona muri rusange abantu twese uko tumeze, navuga cyane hano mu Rwanda, ni kuvuga ngo nabwira abantu kwitabira siporo cyane, kubera ko urabona nk'umuntu utari wayitangira ntabwo aba arakamenya ibyiza byayo cyangwa se ngo yumva afite courage yo kuba yajya kuyikora. Ariko akenshi urabanza muri weho ukavuga ati se nkeneye iki, ukumva umuntu yirirwa avuga ngo narabyibushye ndigeze hariya ibiki, ariko wenda ntabone izo mbaraga zo kuvuga ati se nakora iki kugira ngo wenda mere neza, mere uko numva mbyifuza. Ubwo rero nk'umuntu utaratangira siporo, cyane cyane ku badamu, ku bakobwa, nababwiye ati amabanga yanyu icyo mushaka kugeraho cyose yakemukira muri siporo. Mwabyumvise abadamu n'abagabo, ariko ntabwo tubibagiye. N'abagabo tutabibagiye. Nuko nyine impamvu nayo mbivuze nuko abadamu muri rusange bumva ko siporo ari iy'abagabo, ariko siporo ntabwo ari iy'abagabo gusa. Siporo n'abamama nabo baba bagomba kuyikora, cyane cyane ko duhuza ibibazo nko kuvuga ngo afite inda nini, amaboko manini, cyangwa se ugasanga yarihebye ngo ntabwo afite ikibuno. Ariko wenda n'ikintu navuga nuko uko wifuza gutera, uko wifuza kumera, uramutse uje muri siporo byose wabibona. Nakubaza nimba atari ibanga, igice cy'umubiri cyawe ukunda cyane ni iki? Igice cyanjye cy'umubiri nkunda nicyo hasi. Nicyo hasi kubera ko nk'uko nabisobanuye nkora imyitozo myinshi ku gice cyo hasi, glutes, nanusa na quads. Bishatse kuvuga glutes ni ikibuno, quads ni amaguru. Ni ukuvuga ngo ubundi igice cy'abagore muri rusange cyangwa se abakobwa gikunda kugorana nyine cyane, ni ugukora ikibuno no gukora intuza amaguru nyine. Ari nabyo nasobanuye bivuga nti impamvu muri igice cyo hasi nuko twese abakobwa twifuza gutera neza hasi. Noneho ugasanga bamwe bifuje amasajari kuyakoresha cyangwa se izo nshinge, ariko bakirengagiza yuko ushobora kuza muri siporo ugakora siporo ikaguhereza bya bindi wifuza kandi noneho bidafitemo n'ingaruka. Urabona iyo ukora siporo nta ngaruka n'imwe ushobora kuba wagira. Noneho n'ikindi navuga nuko kuba wakora igice cyawe cyo hasi, waba unanutse waba ubyibushye, ushobora nyine gukora siporo ukabona yataye wifuza. Kuko hari umuntu uvuga ati ngewe mfite ikibuno gitoya wenda nta nubwo cyazigera kiba kinini, oya, cyangwa ngo gitere neza. Ni ukuvuga ngo iyo ukora siporo buri kimwe cyose wifuza ukibona. Fit lady. Yes. Ese umuntu ushaka nk'amasomo ya personal trainings yakubona gute? Ni ukuvuga ngo mfite account ya Instagram yitwa Krista Fit Ready. Hariho contact zanjye, ushobora kumfollowinga cyangwa se ukanyohereza message kuri Instagram, cyangwa se ukaba wanakoresha nimero zanjye ziriho, ukaba nyine wancontactinga tukavugana nyine. Noneho cyane cyane nko muri iyi minsi amagym atarimo gukora, ni ukuvuga ngo turimo turakoresha abantu training mu rugo. Ni ukumamagara ubwo tukavugana, nkagusanga aho uri nyine tugakorana.
nizere kandi utari bwibagirwe gukora iriya myitozo twakoze kuko izakugirira akamaro, kandi ufite kuba utari wakora subscribe, ibuka kujya kuri YouTube ushaka ahantu handitse La Fotoria Magazine ubundi ukorere subscribe, kandi nanjye ushaka kunkurikirana cyane jya kuri Instagram wandikeho DJ akarongo ko hasi Rainbow 250, ni DJ Rainbow 250. naho ubutaha.